ntabwo ubuzima bw'amaraso ari umutsi, ariko mu buzima bw'umutsi ni amaraso. Amagufwa iyo ahagaze amaraso aragenda, y'ijisho risinziriye amaraso aragenda. Ni ubuzima butajya buhagarara muri twe, ni ubuzima buhora buriho. Amen. Niyo mpamvu icyitwa ubugingo bwa Kristo yatanze amaraso, kuko iyo dusinziriye amaraso ntasinzira. Muzi impamvu amaraso ariyo akora. Ubugingo bwo kuwa gatanu ni ubugingo butagira umucunguzi, bukiri mu bitambo, ariko ubugingo bwo kuwa mbere bumaze kuzuka, ariko ntiburumva, buracyari mu kinya, buri muri koma. Niyo mpamvu bukigira inkota, bufite inkota ku itako, buri muri koma. Buracyarotaguzwa buvuga. Ariko ku munsi wa Pentekote umwuka wera amanuka, ubugingo bwavuye muri koma. Petero wari upfuye arahagarara avuga ngo umwe mwishe mukamubamba. Ubuzima, ubuzima. Ijwi ry'umukanguzi. Amahoro y'Imana nshuti z'umusaraba, tugize umugisha wo kongera kubana namwe ku ijwi ry'umukanguzi, kandi dushimiye Imana yaduciriye akayira ko kugira ngo tujye tubona uburyo tuganira ku byanditswe byera. Ku ijwi ni Marcel nk'ibisanzwe, imbere yacu turi kumwe na mwene data Aniseti, kuri kamera Jeanne n'uri kudufasha kugira ngo iki kiganiro kigende neza. Mwese tubahaye ikaze aho muri hagiye hatandukanye. Mwese abizera turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, kandi turabakunda mu mwami wacu Yesu Kristo. Reka dusabe Aniseti n'ubundi atuyobore mu isengesho, hanyuma tuganire, kandi ndazi neza ko Imana iri bubane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Mbere yuko dusenga, reka tubanze twifatikanye dushimire Imana iduhaye uyu mwanya nk'uko Marcel abivuze, kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Uyu ni wo mwanya w'agaciro mu bintu byose bitubaho mu isi n'ibyo dukora mu isi. Kuganira ku Mana nibwo tuba tugeze mu ntego y'icyo twaremewe. Rero byaba ari igihombo umuntu atabonye umwanya wo kuba mu ntego y'icyo ari cyo, ahubwo tukaba mu ntego y'ibyo dushaka. Hari mwene data umwe, nawe ni umwizera, duheruka guhura ari mu kazi ke, arampagarika cekinga ibyo yagombaga gucekinga, tuganiraho gatoya ko numvaga ari umwizera nanjye ndi umwizera, bitewe nuko turi kuvugana burya tuba tubyumvikana. Twese twanzura icyo kiganiro tuvuga ngo ibyo dukorera ntabwo byaba impamvu yo gucogora kw'ibyo twizera. Nari mfitemo kontrevasiyo yo kuviyora zebra, arangije arambwira ati irimo. Nibuka aho bayinyandikiye, umuntu yagiye kwambuka muri iyi mihanda y'ibyerekezo bibiri, ibumoso bwanjye hari imodokari iri kwihuta. Urabizi mu muhanda buri muntu aba afite ize gahunda. Noneho hirya imbere muri zebra umunyamaguru yari agiye kwambuka, mbona njye nimpagara rimwe yihuta itari bumubone kuko nsa n'uyikingirije kandi iri hirya, irahita imukubita, ndamukanga na sone, mviyora zebra ndagenda. Noneho aza gusanga nyine iryo dene ririmo, mpita nibuka ko ariho banyandikiye. Ndabwira naho kugira ngo mbone umurambo mu muhanda nakishyura kontrevasiyo ntacyo bitwaye. Bituma tuganira ku bindi. Ndabwira ntibyo dukorera ntibyahinyura impamvu y'ibyo twizera. Kandi nyine ubu muntu mbere niyo habaho ikiru kimeze gite, ariko umutima w'abantu. Rero reka mbibutse ko ibyo murimo muri gukora ntibize guhinyura ibyo mwizera, kuko ibyo mukora nibyo muritanga mugatanga igihe, ariko ibyo twizera Kristo yabiguze amaraso. Yabiguze amaraso, arapfa, arazuka, yabaye process ndende yo gucungura. Reka rero tubahe umwanya wo kwitekerezaho. Niba koko uhugutse, niba uri mu nzira, sinkubwira ngo sinziriza, hari abatwumva bari mu modokari, abatureba ku mascreen mu modokari zabo, reka ngusabe noneho amaso y'umutima asinzirize, dufatikanye gusenga. Imana y'amahoro, Imana y'agakiza kacu, turagushimiye. Iyo tuvuze kugushimira twibuka uburyo wabambwe ari twe twari kujyayo, ukambara ubusa ari twe twari tubwambuye, urangije uducunguza imbaraga nyinshi kugira ngo abanyantege nkeya dukomere. Ugera mu rupfu ngo turutsinde, urazuka kugira ngo tubaneho bazima nawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Turabigushimiye Mwami. Niwe mukiza w'indwara, ujya uturinda amakuba mu gicuku dusinziriye,
n'iyo tugenda mu muhanda. Muri ibyo yaravuze ngo iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda mu muhanda turindwa n'imbaraga za Kristo, tukarindwa n'urukundo rwawe. Ibyo turabigushimiye. Uduhaye umwanya wo kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Umwuka wera nibwo buzima. Ubuzima ni ukubaho, kandi umuntu wese uriho agomba kuba gukiranukira. Byashoborwa nande keretse umuntu uyoborwa n'umwuka, umwuka w'Imana akamubamo, umwuka w'Imana akamugenderamo. Tubisenze ku bwawe none n'iteka ryose, Yesu Kristo. Amen. Yesu aduhana umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Reka mbwire bene data turi kumwe batarakora subscribe, ni uburyo bwiza bwo kumenya ibiganiro byageze ku Ijwi Ushyiraho tuze gukuraho urujijo. Yego. Iyo tubabwira gukora subscribe ntabwo ari ukugira ngo ducuruze, siyo ntego yacu. Iyo biba intego uyu mwanya twari kuwukoramo ibindi kandi ukabyara inyungu ziruta izo twabona hano. Hari abantu bamaze kubigira akamenyero, kubikabya, duhura bakatubwira ngo mwarahembwe, ngo murahembwa nimuduhe ku mafaranga twakoze subscribe. Reka twibutse abantu bari mu Rwanda ko niyo batuviewinze tudahembwa mu Rwanda. Yego. Reka tubibutse ko umuntu uri mu Rwanda, aba YouTuber barabizi ko kuri mu kubaza abandi bafite ayandi macano. Abantu bari mu Rwanda iyo mutureba views zanyu ntizituma duhembwa. Yego. Mutazajya mwitwaza ngo muri kudufasha. Hari nk'umuntu bimbwira kumva yanteje imbere. Wavuga ngo nibakore subscribe. Hari nk'uwambwiye uti ngewe ngo n'ukuntu nari narakoze subscribe ni ukwigirira neza. By the way, ni ukwigirira neza, bituma mwumva ijambo ry'Imana. Ndetse n'abandi bari hanze, tutavuga bari mu Rwanda, mukumva bari hanze tubategerejeho uwo mushahara. Oya, si iyo ntego rwose. N'umuntu wumva yadukurikira atarakoze subscribe ni uburenganzira bwawe. Icy'ingenzi ni uko twumva. Twe turagusaba kutwumva kugira ngo wumve ibyanditswe byera, kuko twebwe twahamagariwe kukubwiriza. Rero gukora subscribe ni ukugira ngo uko dushyizeho ikiganiro bimaze kuba uploaded, ubona iyo notification, nawe viewing ureba ikiganiro. Wibikora nk'uduha views. Ni ukuri pe. Hari umuntu nasanze w'inshuti yanjye akorera ahantu hamwe, sanga arafungura mashine akigendera ngo kuko afite wifi, ngo ni ukugira ngo ikiganiro ngo kigire amasaha menshi kirebwe. Ntabwo bene uwo simwungukaho, nge nunguka ku muntu nyumva, kuko Imana izampa iryo kamba. Naho gufungura ukigendera ngo ni ukugira ngo bikomeze birebwe, oya. Ndabibasabye. Niba mu murimo w'Imana hari uwo nahaye urugero, ndamubwira nti ari umucuruzi n'umuguzi ujya guhaha ibyarya hungukane. Uhunguka wagiye guhaha ibyarya ibyo urya. Exactly. Niyo twaba twararanguye ngo tubabwire iby'ijambo ry'Imana, mwebwe se muryumva ribamarira iki? Kuki agaciro ijambo ry'Imana rigira muri mwe mugakompara ngo na views n'ibihembo twahembwe ku bwanyu? Rero nituvuga subscribe cyangwa share, gusharinga cyangwa like, iyo mwarayikinze hari icyo mudufasha, nibyo mutuma YouTube isharinga icyo kiganiro, kuko iyo gifite like nyinshi YouTube ikisharinga abandi, kuko ubwo kiba cyakunzwe igisharinga abandi. Hanyuma iyo dufite subscribe nyinshi, ubwo twungutse umubare w'abantu benshi bazajya bareba bya biganiro bigezeho, ijambo ry'Imana rigezeho. Iyo mwashyizeho comment, twungutse umubare w'abantu benshi tureba ibitekerezo byanyu mwagize kubw'ijambo twabwirije. Dusangire Kristo. Amen. Amen. Yego, mu bikora uko nguko muzamugize neza, nimwizere iby'ijambo ry'Imana kandi mugakurikiza icyo Imana ishaka kuri mwe. Amen. Amen. Uyu munsi reka twiganirire ku ijambo ry'Imana, imibereho y'umwuka n'imikorere y'umwuka muri kamere y'umuntu. Amen. Eka nje in deep. Yego. Kuko iki kiganiro kije twarakibasezeranije. Yego. First of all, umwuka wera ni iki? Ninjye muri kubaza. Oya, ndagira ngo tunaganire. Umwuka wera ni iki? Kane, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 24. Imana ni umwuka. Yego. Ubwo tubonye ko Imana ari umwuka. Iyo tuvuga umwuka wera tuba tuvuze Imana. Amen. Imana ishimwe. Amen. Umwuka wera ni ibitekerezo by'Imana, ni kamere y'Imana, ni imbaraga z'Imana, ni ubumana bwose buri mu mwuka. Ubwo ni ubuzima bw'Imana. Ni ubuzima bw'Imana. Mu byumve ko hatariho umwuka wera Imana ntiriho. Yego. Noneho twanzure gutya, n'umuntu utagira umwuka wera Imana ntiba muri we.
umwuka wera mu mutandukanye n'impano. Umwuka wera si uguhanura, umwuka wera si ukwerekwa, umwuka wera si ukumenya ibihishwe. Hari n'ababimenya batabimenyeshejwe n'umwuka. Nagiye mbaha ingero 16 byakozwe n'intumwa 16. Hari umuje utewe na dayimoni wakurikiye ba Pawulo arerekwa. Aravuga ngo aba ni abantu b'Imana, barababwira inzira y'agakiza y'ukuri mu bakurikire. Uwo yari atewe na dayimoni ariko yerekwa ibintu biri byo. Sibyo? Hari n'abantu psychologically bakureba bakamenya ibyo utekereza, bakamenya imibereho yawe, sibyo? Kuko hari umuntu ugusuzumisha ibitekerezo, agasuzuma ibitekerezo anyuze mu bitekerezo. Hakaba n'umuntu usuzuma umubiri anyuze mu mubiri. Ibyo bintu biriho scientifically, ibyo birashoboka. Hakaba n'umuntu winjira mu kirere cy'umwuka wawe anyuze mu myuka, bitari umwuka w'Imana. Ibyo birashoboka. Kumenya ibihishwe no gukorerwamo n'impano z'umwuka si cyo kimenyetso cy'umwuka. Ikimenyetso cy'umwuka first of all ni ukuyoborwa nawo. Cyane kandi bose batagira umwuka wera. Kabiri, iyo umuntu ayoborwa n'umwuka ababyarwa nawo. Kubyarwa n'umwuka biba ryari? Biba igihe twizeye Yesu nk'umwami n'umukiza direct. Umuntu iyo yizeye Kristo umwami n'umukiza ababyawe n'umwuka, ndaza kubivugaho gatoya, no kugira ngo ntandukanye impano n'umwuka. Iyo umuntu atizera Yesu nk'umwami n'umukiza, abatazabyarwa n'umwuka niyo bamwerekwa bakamurondora, bakanamuhanurira, n'ibyo bamuhanuriye bikamubaho. Biba bikubayeho ni nk'uko wajya mu rugo rwatetse rukagugaburira, ntibyatuma imbabura y'iwawe iteka cyangwa isafuriya ibonekamo ibiryo. Ni ukuvuga ko niba waririye iw'abandi utaririye iwawe, wagusura we ntiwamugaburira. Ni ukuvuga ngo wariye ku buzima bw'abandi ariko muri wowe ntabubamo. Turi hano rero tuganira umwuka si impano. Ikimenyetso cy'umwuka ni uko dukoreramo tukanesha iby'isi. Iby'isi ni byinshi, harimo kuyirarikira, kuyikunda, harimo kuba umugaragu wayo, harimo gutsinda ibyaha. Umwuka dufashisha gutsinda ibyaha, atwemeza iby'ibyaha tukamenya ko turi abanyabyaha, akatwemeza n'iby'imbabazi kuko umwuka wera ni ikirango cy'ubuntu bwa Kristo muri twe. Amen. Imana ibaha umugisha. Hari ikibazo ugeze aho wabariza abantu? Ikibazo ngize aho ngaho mise numvamo nuko mise numva ko abantu bose batagira umwuka wera. Yego. Ntabwo ari bose. Ntabwo ari bose. Kuko uyu mwuka duhumeka si wo mwuka wera. Ntabwo ari umwuka wera. Ahubwo icyo numvise n'abantu babizi biologically, iyo ni gaze regio, uwo twinjiza no oxygen ariko ntidusohora oxygen. Hanyuma reka turebe itangiriro. Tubanze turebe umwuka rusange uturuka ku Mana. Tangiriro 1:2. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa, umwijima wari hejuru y'imuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Birumvikana ko umuntu atariho umwuka ariho. Abantu batarizera Imana niyo kwizera, kuko abantu batararemwa umwuka yagendagendaga hejuru y'amazi. Biravuze ngo umwuka atanafashe mu bantu afite aho agenda, byashoboka ko yagenda. Urumva ko umwuka agira amaguru, umwuka agira amaboko kuko arakora. Umwuka agira amaso aratubona, agira umunwa aravuga, agira amatwi arumva. Amen. Kuko umwuka ajya twumvira inama z'ababisha, akatubwira ngo bateranye ariko sinjye babateranyije. Umwuka agira amaguru, Imana ishimwe, ajya tugenderera, yagendagendaga hejuru y'amazi. 2:7 mu itangiriro. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, umuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Nshaka ko dutandukanye iyo myuka yombi. Umwuka w'ubugingo n'umwuka w'Imana. Aniseti ndafashijwe. Ubwo nge mfashijwe kare. Buri kiremwa cyose, buri mwana w'umuntu wese uriho, afite umwuka ukomoka muri Adamu. Uyu mwuka w'ubugingo niwo utuma abantu baba uruhererekane, twimilitipuriye. Uyu mwuka w'ubugingo ndabivuga ntuje. Ubugingo ntabwo ari ikiremwa cy'umwuka, ni ikiremwa gikomotse mu mwuka ariko kikaba mu mubiri. Bwa mbere abantu bose tuzi umubiri, niyo mpamvu muri kumbona ntago muri kureba n'iseti w'umwuka, ntiburi no kureba n'iseti w'ubugingo, muri kureba uw'umwuka. Noneho mu muntu, muri uyu aniseti harimo ubugingo.
yego ubugingo bundimo mube muretse kubugira ubwa Kristo. yego Ubugingo bundimo biology irabuzi, aba biological barabuzi, bazi neza ko umuntu w'umubiri ari muto pari raporo n'umuntu w'ibitekerezo. Umuntu w'ibitekerezo aruta umuntu w'umubiri, yego kuko umuntu w'ibitekerezo niwe utwara umuntu w'umubiri. Ubwo ni umwuka w'ubugingo Imana yaduhumekeyemo, kuko ntihariho umubiri, nubwo umubiri uriho, ariko iyo umwuka ushize umubiri nawo uvuyeho, umubiri uba uvuyeho. Mu bantu bize biology nta muntu n'umwe ibi tubyemeranyeho, keretse abanyamashuri make nibo bari buburane. Mwihangana ko nkavuge nanishongora nka Pawulo. Abantu bazi ngo duhumeka oxygene, nibyo, aho iri niho duhumekera, kuko iyo idahari umwuka wo muri twe tubana muke, ariko muri twe harimo umwuka. Je ibyo turabyemeranya, muri twebwe harimo umwuka. Uwo mwuka w'ubugingo abeshaho ibice byose, uwo mwuka nibwo bugingo, abeshaho ibice byose twebwe tubona bigaragara, akabyara intekerezo. Umuntu w'ibitekerezo reka bari we twita wa mwuka w'ubugingo bubeshaho, kuko umuntu w'umubiri arambaraye hasi, ni igitaka kiri aho ngaho, kiri aho kimeze nk'ibindi bitaka, kibeshejweho n'uko Imana ihumekeye mu mazuru ya bwa butaka umwuka w'ubugingo, umuntu akaba umuntu muzima. Muhe mikoro. Ni direction y'icyo kibiribiri. Urumva umuntu arimo babiri, yego, ariko uwa kabiri ataraza, uwa mbere ntarabaho. Ariho ari ikibumba ariko nta muvomo, nta n'umumaro. 2:7 Itangiriro. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru. Itararema umuntu ni umukungugu, imaze gufata umukungugu irawubumba, ni umukungugu wo hasi, iwushyira hasi. Ntaragira ubwenge, ntiyakweguka, ntarumva, ntareguka. Biba ngombwa ko ubuzima bw'imibereho, kubaho, biri mu Mana. Imana ibikorera transfer muri wa mukungugu wo hasi, kugira ngo reka tukite ka dinamo cyangwa ako kamoteri k'ubugingo buturutse mu Mana bubesheho wa mubiri, cya gikungugu. Ni baro ariko yashizemo umwuka, nawe kongera guhagwa. Uko niko gaciro ka baro, kuko baro idafite umwuka nta kimaze. Ubwo rero birasaba kuyihaga, birasaba umwuka. Pompe yacu iturutse mu Mana, iraduhaga tubaho. Uwo mwuka ubaye uw'ubugingo, kuko uwo muntu ntaje ari icyuka ngo agende atomboka, aje afite ubwenge bukomoka mu bugingo bwo mu Mana. Fata iyo mikoro. Yego, hari imyuka yindi abantu b'isi bafite banakoresha, ariko nta n'umwe wari wabasha kubumba umuntu ngo amuhumekeremo uwo mwuka ubyara ubwo buzima. Ntabwo bishoboka. N'amasofiya turema, amarobo twakoze, tuyashyiramo twa chip, tukayoriyanta. Hari capacity zitarenza, zihabwa iyo capacity n'abantu. Ubwo bwenge bukreya, bukora ubuhanga, bukomoka ku Mana. Ibyo bitekerezo bikomoka ku Mana. Ubwo ni ubugingo Imana yahaye buri muntu wese uriho. Ariko reka mbabwire ngo ubwo rero ubwo bugingo bumaze kugera mu muntu mu ngobyi ya Eden, abaho. Ntabwo biraba umwuka w'Imana. Kandi hanyuma ko Adamu niwe wakiriye, nyeka ko wari furu, uriya mwuka yamuhumekeyemo.
nanjye wangezeho uri furu cyangwa hari uburyo ugenda uba converted paka bibaye ibyo washira, ubaye converted washira. Ariko tekereza iki, umuntu wariye ibishyimbo by'umwaka washize bakongera bakabihinga byeze n'ubundi bigifite umwimerere w'ibishyimbo, kubera amafumbire mba numva atari bimwe. uheze uba muyihe, uba muyihe fumbire wumva yakuhinduye? ubwo ni uruhererekane, nabibabwiye ngo rutuma abantu bimiritipuriye. Ubwo bugingo nibwo bw'imiritipuriye mu nda. Umugabo atanga spams ari amazi zikakirwa n'intangangore zikarema umuntu akabaho. Ariko umuntu ntatanga ubwenge, ntatanga ubuzima umwana ari buvukane. Dutanga ikituzuye, Imana ikacyuzuza kikavuka ari kizima. Ubwo ni ubugingo bw'Imana mu muntu yahumekeye muri Adamu. Biology koma bashobora kubusuzuma, ariko biology isuzuma icyabayeho, ntireme ikitaraba. Shimi n'ubundi nayo murabizi ko intanga barazorora abantu bakaziterwa, ariko zikomoka he? Nubundi ni mu muntu. Ubuhanga bwose bw'abantu bukomoka ku cyo Imana yaremye. Nta muntu urazana ikitariho, dufatira ku cy'Imana yashyizeho agikuye mu bitabaho. Ibyuma murabikura mu mabuye, murema amamodokari, mukora amamoto, mukora ibiki. Imodokari Imana ntiyayiremye, imodoka ikorwa n'abantu, ariko abantu bayikora mu by'Imana yakoze. Ibirahure babikure mu micanga, za parabrise bazikure mu micanga, bazireme zivuye mu by'Imana yaremye. Ibyo ni ubuntu. Hanyuma ubwo bugingo kubera iki Imana ibushyize mu muntu, ni ukugira ngo uyu muntu yumve Imana. Ni ukugira ngo uyu muntu amenye Imana. Aha, ako kantu uri kunyumvamo niko nshaka ko mwumva. Impamvu itanze umwuka w'ubugingo umuntu agahinduka ubugingo buzima, ni uko Imana ifite ubugingo. Irabutanze ngo uyu muntu nawe abe ubugingo buzima. Muri ubu bugingo buzima harimo sensa, harimo icyumviro umuntu yumvisha Imana, harimo ubumana. Ariho ndibuze kugusubiriza icyo nari nanze kugusubiza ukibaza icya Adamu. Harimo ubumana, harimo gukiranuka, harimo ubudasa, harimo ubunyangamugayo, harimo agakiza. Noneho muri uyu muntu kuko ariho afite n'amahitamo ye. Amahitamo ntiyica ubugingo buzima bwo muri we, birica umwuka w'Imana muri bwa bugingo. Ubugingo busigare budafite umwuka w'Imana, ariko ubugingo bubeho. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Harapfa ubugingo, umuntu asigara uruhagaze. Tuganire, turi mu ijambo ry'Imana, turacyari mu gice cya kabiri, itangiriro. Iki kiganiro kirumvwa n'abantu bake, ariko ab'ibihe bizaza bazabyumva bose. Harimo ibibazo byinshi birimo kuza. Wari bufate mikoro ubaze. 16 mu gice cya kabiri cy'itangiriro haravuze ngo Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho. Akantu ushaka, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Tuganire Marise. Adamu iki giti yarakiriye. Yego.
Bibiliya iravuze ngo umunsi yakiriye niwe azapfiraho. yego hasi satani we uribuka ko yavuze ngo uzasa n'Imana. Jya ufata iyo mikoro. Hasi satani we uribuka ko yabwiye yaramubwiye ngo nurya kuri icyo giti uzasa n'Imana, uzamera nk'Imana. Tuganire twitonze. Umunsi wakiriye no gupfa uzapfa, kuko Imana imubwiye. Satani aje abwira Eva mu bishuko, aramubwira ngo uzaba nkayo. yego Kandi mutagira ngo yaramubeshye, byari byo. kuko Imana yaje kurinda igiti cyo mu ngobyi ya Edeni, gishyiraho marayika yego Mikayire kugira ngo atarya cya giti akaramira mu byaha iteka. Niko Bibiliya ivuga, kugira ngo atongera kukiryaho bwa kabiri, akaramira mu byaha iteka. Ni ukuvuga ngo Adamu arakiriye. yego Tuganire twitonze. Bibiliya iravuze ngo azapfa umunsi yakiriye. Amaze kukirya arapfuye cyangwa abayeho? yarapfuye. Urakoze, yapfuye uruhagaze. Adamu upfuye ninde? Ba Adamu ni batatu yego mu mubiri. Hari Adamu w'umubiri, hakaba na Adamu w'ubugingo, yego hakaba na Adamu w'umwuka w'Imana uri muri bwa bugingo. yego Adamu rero ugiye upfuye, yego ni wa mwuka w'ubumana mu bugingo bwo muri Adamu. kuko Imana yazaga kubwisurira. Kuko Yego. uwo mwuka w'Imana mu bugingo buri muri Adamu, Yego. ni nka GPS. GPS. Uwo mwuka w'Imana uri mu bugingo bwa Adamu niyo twakwitwa mwuka wera ubu. Uyu munsi ni mwuka wera. GPS baravuga ngo ni Global Position System, sibyo? Ni ikintu kiri sinzi uburyo mbisobanura kugira ngo munyumve impamvu ntanze ako kantu. yego GPS iyo nyifite mu modokari aho mparitse, yego imodokari yigiye mfite GPS nona ndayireba. yego Shatse n'imodokari nayizimye. Aho iparitse ndahabona, aho igenda ndahareba, aho igeze mba ndi kugenda nyikurikirana. Mbyise iyo GPS kugira ngo numvikanishe ububasha bw'Imana ku muntu, yego ko buterwa n'umwuka w'Imana uri muri twe. yego Iyo umuntu afite umwuka w'Imana, Imana iraduhindukirira ikatureba, kuko uruhande turimo ibirubona. yego Ireba mu mwuka wayo uri muri Ikatubona. twe ikatubona. yego Rero umuntu amaze kubaho ubugingo buzima, yego ndaza kugaruka mbabwira isano y'ubwo bugingo, ari naho Jene Kwizera yabajije, kuko ubugingo bwo muri Adamu twahawe ni ubugingo gusa, ntitwahawe umwuka w'Imana wo muri Adamu. yego Uyu munsi dufite umwuka w'Imana wo muri Kristo Yesu. Yego. Uwo muri Adamu twe twabaye Adamu upfuye. yego Kristo ataraza ntago twari tumufite. Yes, twari twokojwe urupfu rwo muri Adamu. yego Noneho Kristo aduha kororoka k'ubugingo bwo muri Kristo. bwongera kubaho. Bwongera kubaho. yego ubugingo yari yatakarije muri Edeni. Muri Edeni. bwongera kubaho. Twabuzukiye Yego. muri Kristo. yego Akabazo kaje rero. Ehe. Ko Adamu Uriya wo mu ngobyi ya Edeni. Ko yapfuye. Navuga direct ko yaba yararimbutse. Ntabwo yarimbutse, kuko Imana yagarutse mu ngobyi ya Edeni imutambira igitambo gipfa mu mwanya we. Yego. Imwambika n'umwambaro mu ruhu rw'igipfuye, rw'itungo ripfuye. yego Imwambika umwambaro, imusohora mu ngobyi ya Edeni kugira ngo ataruhukira mu byaha, yego hanyuma ajye gufata ingaruka z'ibyaha, ariko agenda ababariwe. Kuko uriya mwambaro usobanura imbabazi. yasohokanye imbabazi, ariko icyizere aragita. Yego, ntiyongeye atakarizwa kwizerwa icyizere. nibyo. Kuko niho ibitambo byahise biza, kandi Yego. Adamu ntiyajya agatamba. Igitambo cya mbere cyatambwe n'Imana kugira ngo icungure umuntu uguye. yego Jeni yageze kuriya. nibyo. Igitambo cya mbere cyatanzwe n'Imana kugira ngo urupfu rwari kwica Adamu n'ubundi rukore.
ntirugumane umujinya. yego. Ni ukuvuga ngo ubukana bw'urupfu bwarangiriye mu gitambo. Nababwiye ngo ndabivuga nitonze kuko nshaka gusobanurira ijambo ry'Imana. Yego. Ubundi Imana yonyine niyo ijya igira inzika n'inzigo. Nimba ivuga abantu baragira ngo ndaguye. Yego. Ariko hari umunsi wo guhoreraho inzigo k'Uwiteka. Ntibyumvikana se? Yego. Ni ukuvuga ngo niba Imana izahora inzigo irayifite. Irayibitse. Nyine abanyabyaha bazahorerwa ibyaha byabo. Imana ntijya yemera ko urupfu rero rugira inzika. Kuko rwo ntiruzakora kugira ngo rutazitura guhora kwarwo, kuko rwo ruzeexpiring. Imana irabireka bigakora kuko Imana izakora nta kindi kigikora. Nta kindi kivangira ngo nacyo kiri mu kazi. Ibintu byose biriho bikora. Ubu n'aba bantu bakunda akazi kuruta uko bakunda Imana bazaba bararekeye aho gukora. Urupfu ruzaba rutagikora. Imana ijye mu kazi kayo. Niyo mpamvu Imana yishe itungo kugira ngo inzika urupfu rugize ishiri. Noneho kabiri, na Satani woheje Adamu abona igitambo ajyana Adamu arokoke. Adamu waremye inshocero mu bibabi, Imana iramwambika, imwambika uruhu rwa rya tungo bishushanya kuzacungurwa. Twari bwambare gukiranuka kwa Kristo, hagapfa Kristo ushushanywa n'intama utagize icyaha akora, ariko agapfa mu mwanya w'uwakoze icyaha. Niho Imana yagambiriye gucungura. Ni naho yabwiriye inzoka ngo mu rubyaro rw'uyu mugore niho azaturuka uzakumena agahanga. Urubyaro yavugaga rero Kristo. Nkunda ukuntu bavuze ngo ni mu rubyaro rw'uyu mugore, ntabwo bavuze mu rw'uyu mugabo. Ese ako kantu mujya kubera iki? Mu rubyaro rw'uyu mugore washutse. Ubwo si cyari gishatse. None se Yesu hari ubushake bw'umugabo bwabayeho avuka? Wapi? Ariko umugore yaramutwize. Yego. Ni mu rubyaro rw'uyu mugore rero. Yego. Bibiliya uyumva iyo ugiye gake. Mu rubyaro rw'uyu mugore niho hazakomoka. None se Imana ivuga mu rubyaro yavuze mu rubyaro rwa Sara cyangwa yavuze mu rwa Aburahamu? Musubiremo. Imana ivuga mu rubyaro. Yego. Yavuze mu rubyaro rwa Sara cyangwa yavuze mu rubyaro rwa Aburahamu? Mu rubyaro rwa Aburahamu. Urakoze. Niho azaboneka, niho Imana izahera amahanga yose umugisha. Niho izahera umugisha. Ariko gucungurwa ni mu rubyaro rw'umugore. Bivuze ko umugore ari we uzasama inda. Umugore wazanye urubuto akagaburira Adamu, ni nawe uzazana urubuto rw'inda akabyara, agakiza abantu be ibyaha byabo. Imana ishimwe. Amen. Iyo ni process yo gucungura kw'Imana. Hanyuma tugaruke uyu mwanya kugira ngo tubihuze. Adamu upfuye, umwuka w'Imana yimutse muri we, kuko umwuka aba mu bantu bumvira Imana bakayoborwa n'umwuka. Yego. None iramubwiye ngo igiti ntuzakirye. Akikirya agomeye umwuka. Mu kiganiro twarabivuze ngo Imana ntigitubuza gukora ibyaha, itubwira ko ibyaha ari bibi, ikaturekera imbaraga zo kurwana nabyo kugira ngo tubitsinde. Wa mwuka w'Imana turawukoresha ugatsinda kamere. Iyo dukoresheje kamere umwuka urimuka. Iyo dukoresheje umwuka kamere irasinzira. Ntabwo ihunga irasinzira. Tugeze mu mikorere y'umwuka muri kamere y'umuntu, mu mwuka w'Imana uri muri twebwe. Adamu kamere ye, ubugingo bwo muri we bufite amahitamo, bufite ubwenge bwakira, ubwenge bumenya ngo Imana, ubwenge bwibuka ngo Imana yarambujije, ariko ntiyemereye umwuka wera kuguma muri rya sezerano. Afashe rwa rubuto ararurya, aruriye umwuka aragenda. Iyo umwuka tuvuyeho twakoze ibyaha ntagenda kuko arakaye gusa, ajya no gutanga raporo, ntayitanga ari muri twe. Atuvamo, Imana ikajya kubona ikabona se kuje noneho bigenze bite, uti ntakiri wa wundi, ndimutse. Imana yisubiza ubuzima bwayo bwo muri twe. Yego. Iyo bwisubije turapfa. Mu buryo bw'ubumana tuba dupfuye. Iyo tureba itubona nk'umurambo.
itubona nk'intumbi. Yego. Yandikira itorero rya muri Laodikiya yarababwiye ngo mufite izina ry'uko muriho nyamara muri intumbi. Aba bantu yise intumbi ni abacuruzi b'abanyenganda, ni abantu bakomeye, bafite ibikoresho, barakora umurimo w'Imana, ariko umuntu wese wumva ijambo ry'Imana ntagire umwuka w'Imana muri we, ntagire ubuzima bumutsindira ibyaha, aba ari intumbi, kuko ubugingo bwo muri we buba bupfuye. Ubugingo ni iki? Iyo Bibiliya ivuga umwuka w'Imana ibivuga Imana, yivuga ubugingo ibivuga amaraso yejejwe, yivuga ubugingo bw'inyamaswa ibivuze amaraso yayo. Niyo mpamvu abantu amaraso y'inyamaswa niyo yamenekaga bagacungurwa. Muzi impamvu amaraso ari yakora? Ndumva nagera kure, ndumva nagera kure. Amaraso n'agasatsi uragashikura amaraso akava. Ntabwo ubuzima bw'amaraso ari igufwa, ariko ubuzima bw'amagufwa ni amaraso. Ntabwo ubuzima bw'amaraso ari umutsi, ariko mu buzima bw'umutsi ni amaraso. Nyine umuntu agizwe n'amaraso. Urakobora hano amaraso akaza, wakura iryinyo amaraso akava, ugutwi amaraso akava, mu jisho amaraso akava, mu zuru amaraso akava. Jiste mu bintu sinzi niba amaraso ni amatembabuzi ari muri twebwe, ariko agera mu ngingo zose. Birasabwa ko Kristo amena amaraso kugira ngo gutemba kwayo bidukwiremo, bikwire mu misokoro, mu magufwa, mu mitsi, bigere mu ngingo zose, mu misatsi, mu ngohe, mu bitsike hose amaraso atembe, kuko ni ubuzima bugenda. Amaraso, amagufwa iyo ahagaze amaraso aragenda, y'ijisho risinziriye amaraso aragenda. Ni ubuzima butajya buhagarara muri twe, ni ubuzima buhora buriho. Amen. Niyo mpamvu icyitwa ubugingo bwa Kristo yatanze amaraso, kuko iyo dusinziriye amaraso ntasinzira, akomeza gukora, aguma mu kazi. Iyo umuntu yicaye afite amaraso ya Kristo muri we, ntabwo Yesu yicara. Amaraso ya Kristo akomeza akazi, aguma mu murimo. Robelianga enima ehoria. Amaraso aguma mu murimo, arakora, agatemba. Ntabwo ashira imbaraga, ntaruhuka, ntagira konje. Amaraso akora nk'Imana. Ntiyaryama twashira, Imana ntishobora kuryama. Ikurinda ntabwihunikira. Umuririmbyi yavuze ngo iki? Ntisinzira. Yaravuze ngo ikurinda ntihunikira, ntisinzira. Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso ntisinzira. Amaraso niyo dusinziriye aragenda. Ubwo nibwo buzima buriho. Niyo mpamvu kumva impamvu na Satani akunda amaraso. Niyo mpamvu ibitambo bye n'ibiki, nibwo buzima. Amaraso nibwo buzima. Amaraso nibwo buzima. Nyine ugutwaye amaraso aba agutwaye ubuzima. Icya kabiri, amaraso agaragaza abo turi bo, niyo yerekana inkomoko yacu. DNA ni amaraso. Utagira amaraso ya Kristo muri we, utarizaye amaraso ya Yesu, ntagira inkomoko y'ubumana. Umwuka aradusuzuma agasanga noneho kugira ngo mubyemere, amaraso niyo abamwe icyitwa uturema. Bivuze ko ingingo zituruka mu maraso, ni mu nkomoko y'umuntu. Imana ihumekeye ubwo bugingo muri Adamu, amaraso yirukanse mu itaka, yirukanka mu magufwa, mu mitsi. Umuntu ntiyongera kubitaka, aba umuntu muzima, abo bugingo. Iryo niyo itandukaniro ry'ubutaka n'umuntu. Ubutaka ntibugira amaraso, ariko umuntu wavuye mu itaka agira amaraso. Ese urabizi ko amagufwa akorwa muri laboratoire? Bakora amagufwa, niyo yitwa insimburangingo. Barazikora. Hari igihe bazikura mu bantu, ariko hari n'abantu bateye imbere bazikora. Ariko amaraso akorwa kuwe mu yandi. Kandi si amaraso yose aterwa umuntu. Bareba bahuje. Twebwe na Kristo turahuje.
amaraso ya Kristo twayaterwa. Niyo mpamvu iyo twapfuye duterwa amaraso ya Kristo tukongera kuba bazima. Imana ishimwe. Iyo turembye amaraso ya Kristo arongera akatugira bazima. Amen. Groupe ni imwe. Ndumva navuze induru. Imana ishimwe. Aya maraso ni nyatindaho singera muri cya kiganiro twasezeranyije abantu. Ariko amaraso ya Kristo niyo mpamvu umuntu wese uyakerenza igikombe cy'umujinya azakinywera. Kuko mbere y'uko Yesu amena amaraso ari mu gashyamba Getsemane yaravuze ngo niba bishoboka iki gikombe kindenge. Aravuga ngo ariko bye kuba uko nshaka biba uko wowe ushaka. Igikombe yaravuze ni ikihe? Ni urwabya Imana iciramwe ubujinya n'uburakari. Uyu munsi yibuza guhora inzigo kuko ireba amaraso ya Kristo mu isi. Amaraso arakora, aratemba. Ntabwo ndi buvuge ngo ahuma amaso y'Imana, ariko atuma Imana yirengagiza guhora inzigo. Se mwari mubizi ko iyo amaraso atarukiye mu jisho ripfa? Amaraso iyo ageze mu mbone y'ijisho bisaba ko bongera kuryoza burundu. N'Imana iyo ibonye amaraso ayikinga ku mbone y'amaso ikaguma ibona imbabazi zayo. Ukajya ubona abo bafitanye isano. Ikinga ku mbone z'amaso y'Imana ntiyongere kureba umunyabyaha kuko ntaba kigaragara, ibireba amaraso. Ariko imbabazi zayo zikaba ziregetse hariya ngo umunyabyaha azizere yongere yibone nawe muri ya maraso. Imana ishimwe. Amen. Ndishimwe kubw'iki kiganiro. Ngaruka rero umwuka w'Imana ava muri Adamu. Adamu asigarana amaraso ataba mu mwuka. Asigarana ubugingo butayoborwa n'umwuka. Kandi uyu mwuka yagiye muri Adamu avuye he? Hari ubugingo buvuye mu mwuka Imana ihumekeye mu mazuru. Hakaba n'umwuka wagendagendaga hejuru y'amazi. Siko Bibiliya ivuga? Hanyuma Imana imaze guhumekera muri Adamu, umwuka wagendagendaga hejuru wumvisha ubuturo bwawo buremetse. Uza muri Adamu. Ahinduka ubugingo buzima bufite umwuka w'Imana. Hari n'abantu bagira ubugingo butagira umwuka. Nicyo cyatumye Kristo atanga ubugingo kugira ngo bwa bugingo bupfuye buzuke. Atanga n'isezerano rya kabiri, nzaboherereza umufasha. Mbere y'umwuka yatanze ubugingo kuko ubugingo bupfuye ntibwafata umwuka. Ubugingo bugomba kubanza kubaho. Bugomba kubanza kuzuka kugira ngo umwuka abone atura. Ndacyabivuga. Ubugingo bwari bupfuye. Hanyuma Kristo atanga ubwe buzima. Arapfa. Azutse ahura n'abigishwa. Arababwira ngo ndagiye kugira ngo mbahe umufasha. Bafite ubugingo ariko nta mwuka. Hari abigishwa batagira ubugingo batagira n'umwuka. Yesu arebye Petero akamubwira ngo mva inyuma Satani. Kuko nta sano bafitanye. Nta bugingo buri muri Petero. Petero yumva ibya Yesu ariko ntacyo bapfana. Noneho Yesu amupfiriye Petero abona ubugingo buzima. Ariko budafite umwuka. Yesu aburebye aravuga ngo icyiza nuko nagenda kugira ngo umufashe aze. Kugira ngo umwuka abe mu bugingo. Reka ngaruka inyuma rero dukonkeriwe. Haleluya. Amen. Hariho ubugingo bw'abantu bo kuwa gatanu. Hakaba n'ubugingo bw'abantu bo kuwa mbere. Kuwa gatanu Yesu ari Gorigota. Nta muntu arapfira, ntawe aracungura, bose bari kumureba bambwe. Ariko kuwa mbere baramubona azutse. Ubwo bugingo buratandukanye. Ubugingo bwo kuwa gatanu ni ubugingo butagira umucunguzi, bukiri mu bitambo. Ariko ubugingo bwo kuwa mbere bumaze kuzuka, ariko ntiburumva, buracyari mu kinya, buri muri koma. Niyo mpamvu bukigira inkota, bufite inkota ku itako, buri muri koma. Buracyagenda, buracyarotaguzwa buvuga. Ariko ku munsi wa Pentekote umwuka wera amanuka.
ubugingo bwavuye muri koma. Petero wari upfuye arahagarara avuga ngo umwe mwishe mukamubamba. Umva ubuzima, umva ubuzima, umva ubuzima. Imana yongeye kugarura umwuka watakaye muri Edeni, iwugaruye mu bugingo bwazutse ku wa mbere mu gitondo cyo ku cyumweru. Imana ishimwe. Bumaze kuzuka Imana iravuga ngo reka mbuhe umwuka bubeho noneho. Uzi impamvu umwuka weraje? Yesu arebye umuntu wo ku wa gatanu ameze nk'itaka rirunze muri Edeni. Noneho Yesu arapfuye, wa muntu wari urunze abona ubugingo. Kugira ngo ubugingo busubire muri dimansiyo yo kumva Imana, butari ubwa Adamu, abuhaye ubwa Kristo. Kugira ngo busubire kuba connected n'Imana, bibaye ngombwa ko Kristo amanura umwuka wera. Umwuka wo muri Yesu wumva Imana, umwuka wo muri Kristo Yesu. Mutekereze kuki Yesu atatanze umwuka ahari. Hereza Jene mikoro. Impamvu atatanze umwuka ahari ntabwo byari gukunda, kuko niwe mwuka. Urakoze. Ntabwo yari kuba kigeze mu ijuru, kuko umwuka niwe uzi ijuru, niwe uzajyayo. Iyo awutanga yari kuba atanze ubuzima bwo muri we. Arasabwa gusubira mu ijuru akambara ubumana yahoranye. Yamara kwambara ubumana agatanga ubu Yesu yahoranye mwiza. Ubu dufite ubu Kristo Yesu yari yafite ari inaha. Ubuzima bwa Yesu ari inaha nibwo yaduhaye turi inaha. Aravuga ngo nimuhanyure nk'uko nahanyuze, muhagende nk'uko nahagende, mutsinde nk'uko natsinze, mugere ikirenge mu cyaha. Juste ubuzima Yesu yanyuranye inaha nibwo yaduhaye. Yohana 1:16 ibimwuzuye nibyo twahaweho twese. N'ubuntu bukurikira ubuntu. Amen. Hanyuma mugenda atari mwe, ahubwo mugenda ari nge. Imana ishimwe. Pawulo aravuga ngo simwe, si nge uriho, ni Kristo Yesu muri nge. Mu yandi magambo, birasabwa ko twemera ko bwa bugingo bwari bwarapfuye, bwari bwarapfuye. Noneho tukakira ubugingo buzima bwo muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Yesu akaduha umwuka wera utuyobora. Amen. Ibi birasobanutse. Tuganire rero ku bugingo bupfuye, ariyo kamere y'umuntu. Ubugingo bupfuye burarikira iby'isi, buyoborwa na Satani, buguma inyuma y'Imana, butuye kure. Sinjya ntinda ku byaha, kuko ubikora arabiturusha twe tubirondora. Ariko ubugingo bupfuye bwiga imibare, ubugingo bupfuye busoza universite, ubugingo bupfuye bushobora kwitwa dogiteri na porofeseri. Ubugingo bupfuye bufite icyubahiro kina, bushobora gutunga amamodoka menshi n'amazu. Ubugingo bupfuye bugira etaje, bugira nasiyonalite. Ubugingo bupfuye bwakora ibihambaye, butwara indege, ariko ntibusabana n'Imana. ntaho byahurira, ntibazi, ntabwo buba mu kirere cy'Uwiteka. Ubugingo bupfuye bwarara mu kabari, ariko kwigomwa ngo burare mu rusengero biragoye, nubwo nabyo byashoboka. Ubugingo bupfuye bwarara muri veye. Ubugingo bupfuye bwakitwa apotre, bwaba pastori, bwaba revera. Ubugingo bupfuye bwaba padiri. Yego. Ubugingo bupfuye bwaba padiri. Ariko biragoye ko bwaba umukristo, ntabwo bwaba bwa Kristo. Cyokora bwaba apotre. Niyo mpamvu ushobora gusanga ubwo bugingo bupfuye butitwa umukristo. Ahantu twari turi twakiriye umushumba umwe, turavuga ngo urakaza neza mwene data. Njyewe umushumba wanyu mwene data, mubona turi ku rwego rumwe. Kuba yiswe umushumba gusa ntakiri mwene data. Ntakiri mwene data, ubwo kumwita mwene data no kumupfobya. Arumva afite ipfunwe ryo gusangira data natwe. Ubugingo bupfuye buraroga, bukaraguza, burabandwa, bugaterekera. Ubugingo bupfuye bwirata umubiri. Ubugingo bupfuye ushobora kubusanga mu mukobwa akakubwira ngo ndi mwiza kuko ari inzobe, ariko ibikorwa bye binuka mu maso y'Imana. Ubugingo bupfuye bushobora kwirata ingano yataye. Ni nabwo bukorera ibiteye isoni ku karubanda, kandi bukumva nta kibazo. Tazi umwanzi asiga umubiri, akumva nta kibazo, uri iwabo nyine. None se ubundi hari umupfu ugira isoni?
ntazo. wambuye umupfu imyambaro yataka ngo nyambika niyo yaba yarinde. Niyo mpamvu ushobora kubusanga bwambuye umubiri. Bugingo bupfuye bushobora kwambura umubiri ubusa. ukanashyiraho na kamera Bugashyiraho kamera uti babibone. Nta murambo ugira isoni. Nta bugingo. Ubugingo bupfuye bujya kuri kamera bukavuga ibiteye isoni. Kumva umuntu witiriwe avuze ingingo ibice by'ibanga ku karubanda yaritira izina ry'Uwiteka. Ubugingo bupfuye ntacyo butinya. Kuba rero bupfuye kuki? Ku busabane bwe na Data, ku buzima bw'umwuka. Ariko aho ubundi bugingo buri burabureba bukabubona. Yego. Burabureba bukabubona, babureba bukabubona. Ubu abantu bose mubona ntabwo ari uko bariho. Yesu nawe yarababwiye ngo muzi ko mufite izina ry'uko muriho, kandi nyamara muri intumbi. Imana izakurinde kugendana n'intumbi mu nzira. Tekereza ariyo shoferi, tekereza ariyo project manager, uri umukozi muri iyo proje. Intumbi binuka n'ibivamo nta kintu kizima. Tekereza nyine iyo ntumbi, nawe ureba uwo murambo abaye ari we uyobora itorero, abaye ari we uyobora idini. Reba uwo murambo. Imana ibwira Ezekiya, iramubwira ngo yewe Ezekiyeli we, manuka mu kibaya, ugende undebere ariya magufwa yakongera kubaho. Ezekiyeli nawe kuko atabishaka arayibwira ngo ni wowe ubizi. Ubuzima bupfuye buhunga Imana aho kuyihungiraho. Petero akimenya ko Yesu ari Kristo, ari we Mesiya, igice cya 5 Luka, iramubwiye ngo vaho turi abanyabyaha wowe uri umwigisha, genda. Yesu aramubwira ngo hoya, nzanywe no kubacungura. Ubugingo bupfuye bwirukana Imana aho kuyihamagara. Igisobanuro cy'uko wapfuye nuko ibyaha byawe bigukura mu nzu y'Imana bikakujyana. Igisobanuro cy'uko uri muzima waranakoze ibyaha nuko icyaha cyawe kigutera umubabaro ukagarukira Imana. Aho guhunga Imana uyihungiraho. Kamera nka Dawidi. Ubu buzima rero bushobora kuba muri dimension abantu babuhanurira. Twageze ku mikorere y'imyuka ubwo turi kugera no ku musozo. Ibitekerezo byabwo bishobora kuba njye kumva icyo Imana ivuga, kuko bwapfuye ariko buza ubwo buzima. Nibyo. Buza ubuzima, n'abapfuye bose barategereje, bazi ko bazongera kuzuka bakabaho. N'umuzima azi ko gupfa biriho. Tuganire rero muri ya mitekerereze. Imitekerereze itari mizima mu mwuka yamenya abazima. Imitekerereze itari mizima mu mwuka yamenya abazima. Ntaho byahurira. Ongera utekereze neza. Birashoboka cyane ndetse. Imitekerereze mizima. Umupfumu yereka umuhanuzi akamenya ko ari umuntu w'Imana. Ari umupfumu. Marise, umuntu wapfuye uruhagaze atandukanye n'uwo twashyinguye. Uwo twashyinguye ntiyamenya wowe muri imbere. Ariko umuntu wapfuye uruhagaze arakuzi ko wowe nawe mutari bamwe. Muba mutandukanye, arabizi. Ibitekerezo byawe nibyo biba bitandukanye, kuko ubuzima bw'umwuka buracyakuyobora, ariko we ubuzima bw'umwuka ntibumurimo. Satani wamwishe amuhindura indiri. Iyo akwegereye amenya ko wowe nawe ntaho muhuriye. Aguhungira kure, araguhinda, ntabagukeneye. Abantu benshi rero bameze batyo. Ibikorwa byabo ni amashyari, ntibakunda iterambere ry'abandi, bakunda kwiharira. Uwo mwuka ni umwuka wabo, uwo muri bo ni umwuka wo mu bitekerezo. Bagwiza ubwenge bw'isi butabamo kubaha Imana. Bagira amateraniro yo kurakaza Imana. Bagira ibirori byo gutuka Imana. Imihigo yabo ntiba mu Imana. Iterambere ryabo bashobora kurigeraho bamenya amaraso. Ubu imijyi myinshi muzi, amagorofa akomeye, kugira ngo inzu zizamuke nuko bamena amaraso. Inyubako igahagarara ku maraso. Intebe nyinshi ni iz'amaraso. Bene aba bantu bisaba guhamya, ukongera ugahamya, ugakomeza guhamya, ugapfa ugihamya. Nibwo bashobora kwemera ko uri umuhamya w'iby'ubugingo.
kuko bene uyu ntashaka umuntu umwita intumbi, niyo tubivuze bararakara, bagaruka kutwereka ko ari bazima kuko bakunda ubuzima nubwo batabugira. Ashobora kwiga teoloji kugira ngo aze kuyobora abazima, nta muhamagara agira. Ashobora gusoma Bibiliya akababwira ngo mbonye irimfasha ritaramuhinduye. Bene abo bigira ijambo ry'Imana kuritsinda ngo babone diporome, ariko ntibaryiga ngo ribatsinde bo ribahindure. Bo batsinda ijambo ry'Imana aho gutsindwa naryo. Inshuti z'umusaraba, tuganira ku mikorere y'imyuka muri ubu bugingo buzima, mu mibereho y'umwuka, muri byinshi tunyuzemo dusamarayizinga. Reka mbasabe, tugeze kuri ubu bugingo ari bwo buzurwa, ari bwo Kristo yacunguye akabuzura ngo bubeho, kugira ngo tuvuge ku muzuko w'umwuka, kuko ntabwo twavuga ku mibereho y'umwuka mu muntu tutaravuga ku muzuko w'ubugingo bw'umuntu kugira ngo abone kwakira umwuka wera. Reka tuze gucumbikira hano kugira ngo dusige ikindi kiganiro cyo kuvuga kuri uwo muzuko, kuzuka k'umuntu. Noneho yamara kuzuka akaba aribwo agira umwuka. Noneho iyo umuntu amaze kuzuka aba muzima. Iyo ubaye muzima umwuka araza, kuko twari twarapfuye, ntabwo twahawe umwuka direct, twari twarapfuye turazuka dufite ubuzima buturutse mu bumana, burigengesera kuko buzi umubiri burimo. Niyo mpamvu bukora bitewe n'ubusabane bw'umuntu n'Imana. Iyo umuntu yegereye Imana, umwuka arishima, akishimira muri twe, akaduhaza umubyibuho. Iyo tugiye kure y'Imana, umwuka agenza make bitewe n'amahitamo yacu. Noneho iyo tuzamuye ubwenge bwacu bitewe n'icyo duhisemo, kuko amahitamo yacu ya mbere yatwishe, umwuka yubaha amahitamo yacu ariko akajya twibutsa. Iyo atwibukije tukirengagiza, ntabwo aduhata, ntabwo adukoresha ku ngufu. Tuzareba iyo mikorere y'Imana mu kiganiro kindi dushingiye kuri iyo myuka. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Mana, turagushimiye, ibihishwe byawe ni wowe ujya ubisobanura, kandi ibyo abantu batumva ni wowe ubitanga bikagera ku rugero byumvikanaho. Tuganire kuri ubu buzima, ijambo ryawe ni ukuri. Aho navuga ari njye, wasibe mu matwi n'imyumvire y'abantu, ariko icyo washakaga ko mvuga nkakivuga ku bwawe, ntikizasibangane no ku mitima yawe. Iyi nyandiko izahoreho kugira ngo ijambo ryawe rituramire, riturokore no ku munsi w'urupfu tubeho igihe twari dupfuye. Ni ku bwa Kristo dusenze twizeye none n'iteka ryose. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.